Mungi kwirirwaho bakunzi b'Umuranga Family TV nkuko musanzwe mutumenyereye kuri zino mikoro z'Umuranga Family TV. Twagarutse nanone ni wa muhungu wanyu Enoke nagarutse anagarukana na wa mwari wanyu mwiza Damarse. Damarse wiriwe neza? Wiriwe neza Enoke. Umeze ute Damarse? Meze neza ndashima Imana. N'uwakoreba view urasa neza usibye yuko deja kabara wambaye hano yarakeneye umuntu wo kuba nyina muri ruhande yambaye akabraka. So Damarse ukeneye umuntu. Cyane umuntu ko kwicaye iruhande nkuko nkaba mpari. Urabona ni nayo mpamvu twicaye gutya abanyarwanda ntabwo ko twicaye nabe kuba yataje ngari ugiye umuso nuko ntabwo nemeye kuba ari we nkiri umuso kuko akeneye undi muntu bro. Hano hari undi muntu ukeneye kuba hicaye ahubwo ufite yerekwa nawe yanayitambutsa ntari bi. Yego Damarse. So uyu munsi twagarutse tuza kuganira kuri ya topic yacu n'ibisanzwe ikiganiro cyacu uko mukizi mugikurikirana kenshi mwagikunze cyitwa abubu. So abubu abakobwa ubu ngubu basigaye banze gukora amaboko mu mufuka bakumva yuko twebwe abasore dukwiye kujya tubakorera cyangwa se igitsina dukwiye kujya tubakorera. So Damarse ndashaka tuganira kuri iki kintu umbwire kubera iki dushaka gukora amaboko mu mufuka ngo mukore ahubwo mukumva yuko tuzabasukisha tukagurira amakanzu meza inkweto washaka no gusohokana inshuti zawe kumva yuko ari njye uzishyura iyo bill. Mbwira kuri icyo kintu kubera iki kuki mudakora amaboko mu mufuka ngo mukore? Impamvu tudashaka gukura amaboko mu mufuka nuko natwe muza mutwaka ibitsina. No. Ntabwo rero jewe abasore banje ni mwebwe ngo tubyitera. Ntabwo waba uri umusore cyangwa uri umugabo uzi wigira ibyunyaka tayari nanjye nzagutura ibibazo kandi nutabikemura uzashwana. Kubera yuko nzangira ibyo nkwaka uti nanjye ugomba kuza nyine ukamfata neza. Manguhe. Mbese niyo gahunda i Kigali? Niyo gahunda. Ubwo ya gahunda y'i Kigali ko numva igoye. So ariko ndibaza impamvu ese ni ngombwa ubundi yuko nimba nguteta nimba nkudetinze uhita wumva yuko kuba tukinjira muri relationship ari njye ukwiye kuzajya musukishiriza imisatsi nkwiye kuretusha nkwiye kumenya ibyo bintu? Biterwa n'uburyo twamenyanye. Nimba twaramenyanye ufite ibyo unsaba tayari nanjye mfite ibyo unsaba. Ahubwo se ndakubaza Damarse ni ngombwa yuko ko kubundi musukisha birakenewe ntabikoze ntabwo nzaba nyine umukunzi uhamye? Ntabwo ari ni ngombwa kubikora ariko ukabikora ntabigusabye ku mahitamo yawe. Nimba uko noneho ngomba no kwibwiriza hari ibintu ugomba kwibwiriza nimba dukundana urukundo rwa nyarwo rw'ukuri. Ikinyarwanda ko ngo bikomeje kugorana nkwiye kuzajya nibwiriza kasukisha umukunzi nkamwishyurira biri yose yasohokanye n'inshuti. Ntabwo mvuze byose biri kunanira ngiye ntabwo mvuze byose ariko nk'ubu ngubu igisuko cyanjye mu minsi iri imbere kizaba kiri gusaza. Njye nawe turakundana uranabizi si ngombwa ko njya mu muhanda bandeba ko bisa nabi. Ufite ubushobozi bundi ufite kubwa ngo sheri gira ibyo ukemura ku mutwe nawe nari ukuntu bitameze neza ukibwiriza. Ariko se nintabikora bihinduka ikibazo cyuko ntagusukishije? Ntabwo byahinduka ikibazo. Ntabikoze uzumva yuko ngukunda. Ariko se usibye kwirirwa umbaza mbaye amezi 5 6 nta n'igiceri cy'ijana urama witwa ngo urankunda wirirwa umbaza bonjour umeze ute warayite wariye wanyweye ukagira ngo ari stock wankoreye y'ibiryo hari urambaza ngo nariye ibyo wampahiye. Ahubwo suri ndawambaza ngo bimeze gute nta n'akanyenyeri kawe ndabona napfuye wabiyoberwa. Ibi ni icyonyarwanda ati napfuye se nkeneye keya. So mumfashe ahangaho urugamba rwagombye abakuru arambaza ati noneho se napfuye wabiyoberwa nkeneye keya. Ariko nibaza Damarse kuri izo keya mugomba njyewe niba nyine nabyutse nkaguhamagara nkakubaza umeze ute waramutse baby umeze bien saa sita nkakubaza wariye. So ikirenze icyo ngicyo keze nizo nizi ni ngombwa yuko nzajya kugusukishiriza intoki ni ngombwa yuko nzakwishyurira inzu kugira ngo umenye yuko ngukunda? Nimba dukundana urukundo rwa nyarwo unyumve neza ubwo ngiye ndi kwivuga ntabwo ndi kuvugira abantu. Avugira n'abashiki bacu bandi bagenzi bawe turabizi nujya ku ruhande rwawe yes uzivugeho zose ukoreho neza ntiwivuge wenyine wenda banabimenye we turi kuganira ntabwo ari kutepe ariko uganira n'abashiki bacu benshi barabona bawe bakuru bawe. So garuka kuri icyo kintu kubera iki bakomeza kugorana bumva yuko tuzajya tubafasha ibintu byose turabasukishe tubishyiriye amazu turi papa wabo turi mama wabo turi bande
reka wenda bavugire nata munkurikiye reka mbavugire nimba uzi ko ufite umusore ugutereta akaba nta kanyenyeri n'umunsi n'umwe aragukandira ngo unywe fanta uwo nguwo muhebe ntabwo umufite ariko nanone ntabwo bivuze ngo buri gitondo uburyo byuka ushiri nkeneye amatoya nk'umukobwa ufite iterambere ry'ejo hazaza ukaba wumva ukeneye kuba mutima w'urugo umuntu mukundana ntabwo ari umuntu wo gutura ibibazo byose ntabwo ari nyoko ntabwo wakubyaye ataraza se wafashwaga nande sibyo kura amaboko mu mufuka ukore hanyuma na sheri nawe aza kunganira ibibazo bya buri munsi erega nutanyitaho hazaza undi muntu anyiteho kandi akoresheje iryo faranga uri kunyima yego niho handi hava ngo ndagukunda nawe urankunda ariko nta kintu mfashije ejo nihaza umuntu w'inkonkobozi ushiduke narigendeye mfite undi muntu nkunda bitewe n'ibintu ankorera yego ariko nanone icyo nemera mu rukundo habamo ibikorwa bitandukanye bigaragaza yuko urukundo ari urukundo basore banjye namwe wikumva yuko nanone kuba umukunzi yarwara akajya kwa muganga bro akarindira hajya kuguza inshuti n'abaturanyi kandi hari umukunzi ufite ubushobozi bwo kumusapotinga ukamufasha akaba yagira ibyo akemura ntabwo ari ikosa umukoze ariko bashiki banjye namwe mbagarukeho ntabwo nemeranya namwe ikintu cyo kuzinduka uhamagara hi baby meze neza ndagukumbuye so ngo nurangize tuvuga uti none se buso ko ndi kubura hano nyine wanyoreje agacumi utwo ducumi twanyu utwo ducumi tumwe tw'abapasiteri ngo so ndamwese nawe urabizi neza yuko hanze ahangaha nyine agacumi kabaye agacumi kandi aba ngaba mvuga ni abaciriritse ni aboroheje ubundi arakubwira ati baby nkeneye wampaye wafite 50k utwo duke twanyu so ntabwo umuntu yatanga iyo nama yuko nyine byaba ari byiza ndakeka hari nawe ntabwo ari byiza ni ibintu bisa nabi kubyuka igitekerezo ni ugusaba aho gukura amaboko mu mufuka kandi akenshi rega ugasanga abakobwa bakunda gusaba serivisi zijyanye n'amafaranga bo bazisaba n'ubundi n'abantu badafitanye urukundo rurambye badafitanye izindi ntego ni ukuryoshya kuba hagati yabo ariko umusore ukunda nyirizina sha wihagararaho ukanihishahisha ntunamwereke ko icyo ukeneye ari amafaranga no mu bukene bwawe ukihagararaho mbese burya kutwaka amafaranga ntabwo baba badukunze twinshi nta rukundo ruba rurimo kukwaka amafaranga ahubwo nuko hari ibindi nabo umusaba akabigufasha ku ruhande nawe gahunda n'impamvu turyame tubyuke umpereza nyine oya ushobora no kuryama uyu munsi ubutaha nyine ubutaha nawe ukazibwiriza ati sheri none nabi bitewe na bya bindi bibahuza ukagira isoni zo z'inyarugenge biragoye ariko dukundana dufitanye gahunda yo kubana shanatinya ubwo ndi kuvugira barumuna banjye cyangwa se wenda abakuru banjye ndakubwiza ukuri dukundana dufitanye gahunda yo kubana nakurinda kukwereka ko ibibazo byinshi kumba ntekereza ko wanambenga ugomba kukwihishamo muri make bivuze ko umusore ukunda ntabwo wamwaka amafaranga ntabwo namwaka amafaranga so basore banjye b'abakobwa banyurwa baka amafaranga nta rukundo nta nubwo babonamo abagabo bro bari kubona yuko muri inzererezi ziri aho ngaho gusa bavuga bati nyine izajyaho amafaranga nikomereze bashaka kwirira so basore banjye ducunga imifuka yacu bakobwa banjye namwe kandi mwige gukura amaboko mufuka mukore ejo hazaza hanyu n'imiryango yanyu kugira ngo mubashe kwiteza imbere Damaris akarusho yuko iyo wakoze n'umusore ugukunda arakubaha ndetse n'umuryango nyarwanda ukakubaha ukanubahisha aho ukomoka ariko gusaba ntabwo ari umuco mwiza ndetse n'usaba nawe akomeza kurushaho kugusuzugura ndakeka ari tubyumva kimwe kuri icyo ngicyo turabyumva kimwe rwose inama kuri bano bakobwa bacu ugiye bashiki bacu inama barumuna bakuru bawe ndetse n'abasaza bawe bagira inama yuko bakwiye kwitwara muri kino kibazo kugira ngo bajye babasha kubaka urukundo ruzira umuze kandi nanone badasesagura umutungo wabo inama natanga urukundo n'amafaranga biruzuzanya ariko iteka urukundo ruganza amafaranga ariko amafaranga ni ifumbire y'urukundo Enoke nawe urabizi ko ahari amafaranga buri kimwe cyose kiremera niba mu rugo ufite amafaranga n'ibindi byose biba byoroshye ko mwanaganira mu gihe amafaranga yabayeho
akarusho yuko bagenzi banjye bifite ubushobozi ubasha kubaka urukundo rwiza rurambye kandi basore banjye dukore amaboko mu mufuka dukore twubake ikofi twubake umutungo ufatika kugira ngo tuzabashe gutunga abo tuzabyara ndetse n'abo tuzashaka ndetse bashiki banjye namwe mukore cyane kugira ngo uzabashe gushyigikira abazabashaka mubashe kwiyubakira imiryango mizima nk'uko tubiteganya ndetse nk'uko tubishishikarizwa hano mu Muranga Family Group ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Mu gusoza rero turabararikira kugira ngo mujye mukomeza mukurikirana ibiganiro byacu nakagaruka always, so nejo murabona ikindi kiganiro gishyashya. Watch. Bye.